Yes, twakomeje muri gahunda yacu yo kubatembereza hirya no hino mu karere ka Rulindo niho tukiri by'umwihariko mu murenge wa Shyorongi. Sasa ahangaha turi nibundi nakomeje kuvuga Nyabyondo ariko Nyabyondo ntago bambwiye ngo wapi ntago ari akazina ka fresh. Ubundi hano hitwa Irutonde. Hitwa Irutonde ahangaha turi fresh ni kuri kariyeri niho imodoka zikatira ngira ngo uri kubibona birisari kugenda bigukurikiranira neza cyane. Wabibonye ko ari quartier imwe mu makaritsiye ameze neza ari kugenda atera imbere mu makaritsiye akikije umujyi wa Kigali. Sasa ikibazo kiri hano ni kimwe cyonyine na akavumbi nicyo kibazo kiri hano ku buryo kiri mu bintu bihangayikishije byatara, ariko nyine urabona ko ni ahantu heza, ni quartier imeze neza iri gutera imbere, za sako zirahari, amabanki arahari, utubari, amakantine ameze fresh, ibintu byose bimeze neza cyane. Niyo mpamvu tugiye gutemberana, tugiye kuva hano ahangaha ni imodoka zikatira, tugiye kuva hano tugere ahantu hari uruganda rw'imisumari, hari n'inganda by the way, kuko muri iki gice hari igice cyahariwe inganda. So niho tugiye kujya rero, tugiye gukomeza tugere ahantu hari uruganda rw'imisumari, hanyuma ubwo turaza kubabwira uko n'ibindi biri buze kugenda. Turagenda tuganira n'abantu abatwemera kutuganiriza, turabavugisha batubwire, ubundi tugende twirebera nyine muri gahunda yacu yo gutembera. Wiso twagiye ubwo ivumbi ryo nta kibazo twaryihanganiye, twiyakiriye, ariko kimwe mu bibazo bihangayikishije uyu muhanda ni ukuri kw'Imana, uyu muhanda ugendwa cyane kandi ni agace kamaze guturwa. So by'ukuri rwose bayobozi mutureberera uyu muhanda rwose, uyu muhanda reka tubugende, namwe muraza kugenda mureba uko byifashe, muraza kugenda mureba uko bimeze. Biso tugende. So tugiye gufatira amagare atuvana hano kariyeri tukagenda aho tugiye ku ruganda rw'imisumari hari imbere. So ni ibiceri 300 gusa, ubundi tukajya kureba ibyo ari byo. Turimo gutembera Rutonde, twagiye Musa, twagiye Wilson nawe araje.
ahantu waguze 50,000 baguhaye 1,200,000 ayanga numva ari ibyatari, numva birenze. Ubutaka ntabwo buryo butakaza agaciro koko, uzamukaho kugira ngo bumanuke. Imirima yo guhingayo rero ahantu hegereye ibishanga. Yes, mwabibonye iki cyapa cyanditseho intara y'Amajyaruguru, murakaza neza mu karere ka Rulindo. Tayari ni mu karere ka Rulindo, twahageze nyine niho twahereye tuwa yacu y'uyu munsi. Mu turere 30 twose tugize igihugu tugomba kuzenguruka, Rulindo niyo yabimburiye utundi twose. Muri hangana kuba harimo kuzamo urusaku rwinshi, ni ukubera ko aha hantu turi ni ku ruganda, hegereye uruganda. Inyuma yanjye harimo uruganda rukora imisumari, ngira ngo muri kubona n'amafoko lift agiye kwinjiramo. Aha ni mu karere ka Rulindo cyangwa mu gace kitwa Rutonde, abenshi bahita Nyabyondo, bamwe ngo ka Nyabyondo ntago ari keza nye mvuga Rutonde. Aha ni mu gace ka Rutonde, niho twahereye urugendo rwacu uyu munsi. Aka gace uretse kuba gatuwe, kagira n'ibice, hari n'igice cyahariwe inganda
nk'uko muri kubibona ahangaha turi ari ku ruganda rw'imisumari. Hirya yaho hari izindi nganda zitunganya kawunga, ndetse hari n'igice cyagenewe ubuhinzi aho cyane cyane igice kiri munsi y'umuhanda hakorerwa ubuhinzi, ni imirima abaturage bahingamo gusa bigiye bitandukanye. Aha niho bihanira imbibi, ngira ngo Wilson arimo kubibereka neza cyane. Iyo wambutse ikiraro kiri imbere yanjye, deja ugiye hirya waba ugiye muri Nyarugenge, ugiye hino hano ndi aha ni mu karere ka Rulindo, niho uyu munsi twahereye urugendo rwacu. Reka mbereke neza ikiraro gitandukanya akarere ka Nyarugenge n'akarere ka Rulindo. Nuvuga ngo iyo umuntu aje hano ahangaha deja turi hagati ya Nyarugenge na Rulindo. By'umwihariko umurenge wa Nyarugenge uhana imbibi n'aka karere ni umurenge wa Kanyinya. Ubu hano ni muri Kanyinya, hariya hakurya ni muri Rulindo cyangwa mu murenge wa Shyorongi. Hano hari uruganda rw'imisumari, ni uruganda rutunganya imisumari, urabona n'ibintu bakoramo imisumari bigiye bitandukanye. Hariya Wilson aragenda bibereka neza cyane. Niho twahereye tuwa yacu y'uyu munsi. Mugumane natwe turagenda tubereka buri kimwe cyose kiri hano mu karere ka Rulindo, by'umwihariko mu murenge wa Shyorongi aho twahereye. Uko tuzagenda tugera n'ahandi hose hirya no hino tugenda tubibabwira. Siri n'ubundi murabona ni ikibazo cy'umuhanda, umuhanda uracyari ni ibitaka. Nuvuga ngo uhereye kuri Skol, hirya ya Skol gatoya niho ibitaka bitandukanye, niho bitangirira, ukaza ugakomeza ukagenda za Ruri, za Gakenke, aho hose uyu muhanda ni ibitaka, ariko hari icyizere cy'uko ugomba kuzakorwa ugatunganywa ibintu bikagenda neza cyane. So stay in touch, twitwa Today 250.